none ko badufashe biragenda bite rero? None aratubonye kandi none nabibwira mama wawe none ari guhitana. Kijya narabimenyereye nta kindi kitari ibonere ibyo narabyakiriye. None se warese tukajyana mu rugo ko noneho utari bubakire pe uteje ibibazo. Hawapi yabanyicaga nkabimenya ko rapfuye ngasanga mama kugira ngo mbeho muri ubu buzima. Ntabyo gupfa, ihangane tujyane mu rugo n'ubundi uzabaho neza ntacyo uzaba, sibyo? Please ndagusabye. Oya ntabwo byakunda. My God. Mwana kutishimye waikana. Okay, ngo basi tugende njye kugusabira imbabazi ko n'ubundi ninjye guteje ibibazo. Yeah, it's okay, rega nta kintu wabihinduraho. Ihangane. Niba ari ugukubitwa nakubwira nabimenyereye. Uburyo bwose ibyo bakora byose nariyakiriye. Cyiza nuko Imana igiriye neza nanjye yankora muri ubu buzima kuko mbabaye nabirambiwe. Hanyuma uraza gusobanura iki rero? Ihangane tujyane basi njye kusabira imbabazi, sibyo? Ihangane. Ninde kuvuze kandi? Lulu kutambwira ninde kuvuze? Ninde uvugiye umukobwa umwe? Lulu yagukambwira reba hano. Ngira ndi mama wawe nje kureba uwo muntu kuvuze nabi. Ndeba hano ninde kuvuze? None kandi aronge muri urugo. Mana yanjye. Ubu nzakice kuko bamfunga muri urugo. Wasanze ngo ari kumwe nande? Ihangane nukuri njye kugusabira imbabazi kuko ntabwo wabakira. Mana yanjye. Icyo nsokaraga gogwa sazasanga narakishe pe. Umva rero mubwire mwana wanjye sibyo? Ndemba mbasobanurira uko bimeze ndabizi Lulu buragiye arakaye. Ihangane sibyo? Ihangane. Ubu ngubu kuguma ahangaha n'ubundi ntacyo byagufasha sibyo? Ihangane. Ntabwo byoroshye pe. Owe tuza nungutse igitekerezo sibyo? Shyama hano. Tuza wenda ndaza kukereka icyo ngakorera. Urumva neza? Ndaza kukereka karaga kobwa gagomba kubarizwa. Ntago karamenyana ukagomba kubarizwa. Urumva neza? Wowe tuza, sibyo? Ndagukunda. Ku mukobwa umwe wanjye. Sibyo? Kigali bose bagira amatara ku muhanda. Mama we hamba. Kandi ikintu cy'abandi kitanye nta kibazo. Se bari he? Tadeo! Sabye babu. Mana we. Kiba kigenda wagira ngo ntabwo kigira amatwi. Ariko ubundi ayo nta amatwi cyangwa ni kate ziteye ku mubiri wawe. Ntabwo nabumvise nawe. Igera hano.
njye nkubwira kandi wihute ubwo ukuruka gutyo umunyarogoto uri iki wicaye se ndikubwiye ngo wicare aho bakomangiye ntabwo babumvaga ubundi hari ubu uri kumaraho iki cyakiri mu matelefone gusa jya tujye kureba umuntu uri gukomanga ariko kumana njye nzakora iki koko muri uru rugo umukozi ntago yumva icyana cyo mu rugo nacyo ngo ndi mukase wacyo ntago cyumva mana njye kuko nzabigenzera Umukozi wo mu rugo akora iki? Ese niwe bosi wako? Ntabwo usa nka bosi wako. Ikibazo wewe ubu uje kunsuzugura rero uje gusuzugurana rero Umva ni mu makazi tu. cyangwa bayo uri kureba uje gusuzugurana ngaho Umumbabare ni kuri mu makazi. Ari ushaka ziki ndashaka akazi mumbabarire pe mumbabarire mu nyumba nasize n'umwana mu cyaro mumbabarire ntasubira mu cyaro nta kazi mundwanya pe ushoboye nyine nimba mukeneye kugira kuzajya mbogereza ibyo muzajya mbikora ku murongo gukoropa n'abana mbyuke mu gitondo nteka icyayi mbateguye mbajyane no ku ishuri byose maze imyaka 2 mbikora kata abana dufise nyine nta kibazo ngiye nzajya mbamesera namwe nzajya mbamesera mbatekere nyine mbakorope ibintu byose nyine ku murongo noneho mwambabariye kumbasabye we no muri babandi baza kuba imyenda y'abantu ni izina ry'Imana do n'ukuri kw'Imana ntabwo nzigera niba nta nubwo tujya twiba iwacu nasize umwana mu cyaro yabuze n'ayamujyana ku ishuri mumbabarire ndabinginze muba mu nzu nziza ariko nimushaka mureke nzajya nyikurupa izajya ihora yaka nka gutya n'ukuri kw'Imana byose mumbabarire ndabinginze n'ukuri kw'Imana mumbabarire ndabinginze pe mumbabarire haguruka cishwa ngaha winjira ibyo winjira murakoze ugiye icara ugendire mu magare mabuja uhende ukarenga ndagukura uwo rutwe uhende urenga mabuja ni umuntu aje gusaba akazi umuntu aje gusaba akazi ariko mana umuntu abarira n'abandi nabo bakaza baririmba aje gusaba akazi se ngo akazi k'iki kandi n'urugo sinzi yambwiye ko bamurangiye hano ngo nyine ngo bakeneye umukozi hano nta n'umunsi hajya hagira amahoro ngaho yataje abasabirije haza abakazi ngaho yataje abakazi haje abacumbitsi mana yanjye ubwire yinjire oya mureke nzi tuvugane umuntu arabarira n'abandi baza baririmba waje hasi ma ukuja ninde yakubwiye urira ma babuja no yire niko ngira mukora mushaka akazi kishwa haki singo imbona utazi kugenda baraza gushobora akazi ahubwo nyene waje gushaka akazi waje kurekera ngahaye mawuja nuko narinde nshonje ariko
nyine ubundi imbaraga mba ndazifite akazi kose nakakora pe nkuko mubishaka. Niko yemuko. Witwa ndese ma. Nditwa Chantal. Chantal. Nukuri mabuja mumbabarire nkwanaho pe mfite ibi bibazo bitanyoroheye habe na gato. Asa ubundi waje woze. Ibyo bintu wambaye birafuze. Nukuri mabuja mumbabarire mfite ibibazo binkomereye cyane utamenya uburyo bingana. Mumbabarire nasize umwana wanjye yaradwaye. None iby'abana n'ibibazo nivyo byakuzanya. Nakubatse nivyo byakuzanya. Waje gusaba akazi nta bintu bavuga navuga ibyo avuga. Mumbabarire Ngagabanya amagambo twakumvisha. nukuri mwaba mundwanya mumbabarire mukamakaza. Cyakoze ndumva uri umunyabibazo. Niko se muko. Bazajya tuguhenda 5,000 ku kwezi. Uremera kuyakorera cyangwa? Mabuja none nyine 5,000 ni make cyane pe. Asi. Nukuri mumbabarire wenda mwagira nk'ibihumbi 10. Nundi umuntu yaragufashije. Ngaho genda ujye kuri ahandi bayaguhenda. Ngaho imbere genda. Tade kingura ugende usoro uwo mwanzi ugende. Abuje yavuze ko. Ntagende. Sore biranirutse wagukoresha. Yaramwishimiye se. Yenda. Narutse. Ndamwishimiye umukobwa. Mabuja. Ongera muze mugaruke hano. Uno umukobwa. Kishwa. Ikabe. Ariko se ko mbona sete birenje ubundi ubwo wariye. Kandi mabuja nakubwiye ko naje ntariye. Okay. None se ndakongeraho 3. 8 uremera kugiye korera? Mabuja nta kibazo nabikora pe. Ko yaba ari meshira. Aya nacyo reka tumuhe 8 kuko ndabona shonje ari akanyenzara. Karazahaye katupfe kugaha 8. Murakoze cyane mabuja. Nukuri ko Imana nzabikora neza nkuko mubishaka pe. Ntago nzigera nkora amakosa n'amagi. Urabisezeranyije? Cyane. Okay. Sawa nta kibazo. Tadeyo. Ngaho genda ujye kumwereka akazi atangira akora mwereke ntari bishira ibyo bintu byo hazajya aryama muri yanzu y'abakozi b'abakobwa. Ariko mutware gake nawe Tadeyo. Kugira ngo ahane shaje ngo ne mucyose. Kiri kugira iki? Nyaruka. Kwanza kubwire ko. Kwanza banze kubaza. Nyara mu buriri. Hoya nukuri maze imyaka 2 kuva mbyaye ntago ndongera kubunyaraho. Ingesira irareba ntihwira. Ukazigera ukabikorana umunsi n'umwe. Ntago nzongera Zokwica ujye ngamba. Yuzwe nzikunda cyane. Yo. Muraziteka? Ejo zoba utashe wewe. Ejo uratashe. Mwene se nawe tujya tugenya. Inyama ngaha aye ntibazijya uko baziboneye. Uraharura. Nimba uri yimwe no munsi. Gasubira kugiye indi imwe ahetse uko yeze. Kandi nzite. Ndakwishe. Kandi nzite. Ziba. Wowe ibyo uteka ni wowe wabisuma. Cha tugende hoshi. Manwashi. Cha. Nende bayishira hano. Uzikini kikurukiyeho. Urabiriya myenda hano. Naye nkiriko ndayimesura urabuyibandanye komeze. Naye ngiye kuba ndoze ibyo mbumvise urabubandanye imyenda. Sange wayirangije. Ngiye kubandanya imyenda ibyo mbonanje. Niko mukobwa ugiye he? Kifishe mama. Ariko nabona rumwe. Ariko ubundi nakuje kunyitanya kanga. Subwa mbere, subwa kabiri, sinubwa gatatu muza kunyitanya ko.
urumva neza niko uzi ko wabaye indaya neza neza usigaye warakuyeho noneho abandi bajya kwiga bambaye uko nguko cyangwa ujya muri buwate nanga nuko njya mukasubiramo narakubwiye ngo iyo myenda uzajya uyambara ariko isuku ari muri uru rugo mu gihe adahari hari imyenda nakwe tugomba kuzajya wambara sinzi niba amatwi yawe atajya yumva neza ari nzayakorogoshora ntabwo ajya yumva neza igihe nayo akayakorogoshoreye sinakwereka ndetse kuvuga nawe amagambo menshi uze nkwereka icyo ngomba kugukora aha nzajya kumvisha ikintu dore nizo wamaze kumenyera urumva neza reka njye nkwereka imyenda uzajya wambara nta soni rero wambaye gusa nta soni kahereye mu nagahanga uretse ndaje mbitwike gasanzwe ntabitwitse sha banderara ni bya very good gusa byaba byibintu kaye kandi nza kugira ngo tubike sha kandi ndabitwika byose basanga nabitwike karibu ndabitwika agashima buri munsi ngo ni amahanga aza ntibafasha iki kibazo kiri kumfasha ndabitwika usanga nayatwitse kandi nuko bino kunanira ahubwo aha okay birakunze sha mbitwike igihe kahereye ngo ni agahanga gatuma papa agashima buri munsi sha cyangwa wanda umuswa wose bakwambara kujya ku cyumweru n'izi nkweto ntasonera kari kambaye inkweto nziza nakubwiye ko ntari nyoko urumva neza njyewe ni sindi nyoko ndi mama wa Lulu jya ugenda rero nyoko haryamye hazi neza ngira ngo igituro nacyo kwetse aryamyeho so ukizi aho aryamye urusoro ugenda ukiryameho umuhamagara maze ajya kwitaba genda se imbere gira vuba vuba bantu ubwo busa imbere yanjye igende ese nukumva kanere nkakuba wabaye amasaha niyo sakoshi nawe nzayikwaka ahubwo ibyo ujyana bitawujya mu ntoki nta soni ubundi we nta kiza ukwiriye na kimwe ibyiza byose ni ibyawe nditwike we yasanga nabitwike ahubwo nanjye ndashya mu byagari ndabitwika ndabikuza byose gahanga kahereye kajya kanansuzugura amakaye yanjye yatwikiye imbere ahubwo nawe nakotsa ahubwo noneho mani ibiki bikomeza kumva wogo ibiki se bikuba ubuze kariya kagiye kwirizariza gusugurizwa niki ukurura wowe wabigukora byakunezeza kandi nakotsa namaze ndayatwika wazajya ureka kuba umugome nka mama wawe kukuranze ushaka gutora ibintu ngabura by'igiro nabitwite namaze Lulu nawe utagira ngo ubibona nuba mama wawe nawe ukomeza kuzajya urengera ujye wibeshya umure urebe Lulu nawe ndakwiyamira nuko wazajya ureka kurengera ubundi unyera bigiye mwamere umunsi umwe muzabyicuza ibi bintu mumurere ntimugire ngo ibi byose ntabwo Imana ibirere mubone komana yambarishije ubusa kandi wasanga ari ya saha yanjye wambaye katurebe Lulu wazajya unyuba jya umenya ko njye mukuru kuri wowe ubu ureba ibintu nkoreye nifitiye egizami namaze ahubwo wabujyanye neza ndaje nanjye mbitwike neza bise neza mze
batijye ku ishuri ubwo ngome mama wagushyiramo uzicuza umunsi umwe ndajya ku ishuri iyo uba utabikoze se mba ndinze kujya gutira umuri uri inyuma ntabwo ubwenge nagira neza uzagira twiga igeraho imbangamira rurunda igeraho Wayikisekani ukora ko twambaye neza isa amapantaro ese bimeze gute kwambaye gutyo mwana ntabwo nari mbikuziho shani danje noneho cyane abayiki kanimba ko none nanikaye n'imwe nakaye n'imwe ikayi zagiye shabyore ko sanze bari kuratwika wenyine n'ubundi igihe nari naraye niga se yihutira ikayi sibyo ubu tugiye kwishura gusura noneho icyo uraza gukora igihe nari ibinani birenze nakikizamini nakoze sibyo mani ntabirenze mani nyine wowe turagenda unyuzamo amaso turajya kugera ku ishuri wabikoze duke wadufashe kugira ngo utaza kujya mu kizamini kandi urabizi ku ishuri barazi ko uri umuhanga rero urumva ko utsinzwe byagaragara nabi sibyo se mani kandi ijya wishima mani sinakubwiye ngo biriya bintu mani ujye ubirenza amaso ukomeze ubuzima mani biriya birashira mani ntabwo uzahora hari ubuzima bwawe ntabwo tujya mu kizamini turakereza sibyo kandi mani nakubwiye ibyo uzambaye Princess, shaka tuba namaze gukura. Noneho wajya muri salo bakagusuka. Sibyo? Ugende kuri ya salo nsanzwe nkoreramo. Bakubwira bagukorere nta kibazo nabwira ko ari njyewe. Yego. Ese ko wamuzi ko ari amafaranga kugira ngo ari ikibazo. Tadeo! Tadeo! Cyose kimwe. Tadeo! Sabwe mama. Ariko se reka mubaze. Ubundi witabisha amaguru urimbwa uri igiti. Igema nahereye muhamagara ntabwo waranyumvise. Ntabwo nari nakumvise mama. Shizi kwibanyara gusa. Umva genda amagara naza hano mubwire. Umve kandi mubwire wanjye. Shaka amasubiramo. Kabita
uza kunyitana ku bundi ubundi wogira amatwi ayo ni amababi niki giteye ku mutwe wawe niba ushaka mbimenye nzaze mpfumurisha igitwe cyawe nkumvise ko ntari nyoko nujya uharara wumva mu mutwe ukumbuye guhamagara nyoko ugende rusororo ujye aho nyoko aryamye ujye ku gituro cye ukomaga umupira ati mama ntaje ngiye guhera uyu munsi nuko ngiye kunyita ko ndi nyoko urabyumva neza umva rero ikintu nari nkuhamagariye genda hararuguru urabona kino gipangu gikurikiranye hari umuhanda wagezeho wa kaburimbo uraza kuhabona imodoka iparitse baguhereza ibintu birimo bizanira kandi ubwo ari urazanira ibimene ubizane neza urabyumva neza maze ugenda umva mu maso tegereje ko ngiye kindi kubwira genda wihuta uzane ibyo uzana umva Alexi reka nkubwire neza uranyumva neza kurugusha ugutwi kwawe wumve urumva Lulu ntago ari umwana wawe nta nubwo azigera nkuba njyewe ubwanjye mimi ntago nabyarana nawe akagabo k'amabwa akagabo k'imbwa y'umusega kadafite n'icyo kakwigezaho ntago Lulu yaba umwana wawe guhera uyu munsi utangira ubyibagirwe urabyumva yego Lulu ntago ari umwana wawe nta nubwo azigera amuba urabyumva njyewe bibi ntabwo nabyarana n'imbwa nkawe y'umusega imumbwete ukumva neza imbwa yiwe ivuga ngo ntabwo nabyarana nawe ukubyumva neza guhera uyu munsi Lulu umwibagirwa umusibe mu bwonko bwawe nizere ko unyumvisha ndimo ndakumva wumva mvuga ibyo uvuga nkenke ndi kukumva mbwira ibyo umbwira ariko mana yanjye hariyo ngo iyo niyo turufu uhora urisha buri munsi kubera iki koko ibi byambayeho mana yanjye koko kubera iki ubwenge bujije buhise koko ibyo wavuga byose n'ibyo wakora byose ndagushyira hanze umugabo wakumenye ibigarutse ko byose bibona ushaka kumukura kugira ngo umutware imitungo byose agomba kubimenya n'utamushyira amafaranga yawe isi harya ubundi ngo nangahe nutinda ndayagira miliyoni ndagusaba 500 ariko nutinda ndayagira miliyoni kandi urayizi ushaka 500 Okay, ntacyo reka tubyoroshye umva ngiye kuyohereza ariko ndagira ngo nkubwire guhera uyu munsi uri kubyumva neza guhera uyu munsi mu byo usiba mu bwonko bwawe usibemo Lulu kuko ntago ari umwana wawe urabyumva neza kandi n'ikindi gihe niwongera kuza kwivanga mu buzima bwanjye nzakohereza aho nohereje nyoko na nyina nirangirwa mugore ngo ni nyina wa nana urabizi aho nabohereje ibyo kwivanga mu rukundo rw'umugabo wanjye ibyo umuntu wese washaka kwivanga mu rugo rwanjye ibyo byo urabizi ko nawe naho amahoro niwongera kunkurikira ukongera kunkurikirana nawe nzakohereza ujye kuryama na bisorore ntacyo ibyo uvuga ni akazi kawe niba unyereza amafaranga yanjye ibindi byihorere ndetse amafaranga yawe okay sawa reka mbikore tuve mu magambo menshi reka mbikore sawa